Ikinamico. Inshuti mwumva ibiganiro bya Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba indamutsa zirabagezaho umukino witwa Urumogi nyina w'urugomo. Mu kwandika uyu mukino yashakaga kuburira bamwe mu rubyiruko bananirwa gukora bakaririra kurya ibyo batavunikiye. Byababurira bakishora mu biyobyabwenge. Nta wakwirirwa avuga menshi, ni mwimvire namwe uko byagendekeye Kamugisha na mugenzi we Ngayaboshya. Nyanzi. Nyanzira. Ntacyo wandebera ko numva imihogo yumyira. Ariko nawe wasetse imbabati. Kubera iki? Uzahogorora urwaga urusengereze rwose. Urusigaye rutegeza amacuti yawe hanyuma kandi uhindukire uti. Reba nyabuna ntubura no mu gatuma rwose. Ndumva inyota mfite pe. Reka njye kureba. Yego ye. Cyangwa ndibona mu byaye rwose. Zuba ryari rimpitanye pepe. Ntabwo yumye. Mwakire. Yeya, komera. Ariko nimugire ikindi mumbaza nta gisigaye. Reka mbaza akagacuma. Naho indetse yasubiramo nyuma. Cyo nkondo umukobwa w'amabukwe. Dore ko rubanda rutanyurwa cyenda waranyuze koko. Ariko nawe. Uramenya ariko nawe ntuyimuci. Reka. Umuntu rwagwa mbano garukebesha. Ese nyine sebahi. Karame. Harubwo bigeze usoma hora? Ashwida. Akira mwana. Reka naraye ntacyo nahembutse. Ahubwo no kurya ntabwo nigeze ndya. Gerageza. Reka nanjye numva uzonkereje. Arya mware mu rugore ni mugoroba. Ni mugoroba. Iyo mureka rukageza mu rukerera rwari kubinkanika pe. Aha. Iyo hose rwari kurenguka ntirube rukimirika. Uretse nibyo kandi. Nta rugiye guturitswa n'amazi inzoga yahiye ntibishoka. Rurahiye yego. Ariko mwagize ubwira gato. Gushya rurahiye. Ahubwo nuko rumaze guhora rurisubira. Nta mugabo arimo gisubi nyinshi. Mwakire. Oya, hereza mukuru wawe ngo. Akira Kamugi. Nabaye Kamugisha so yakubanza inzoga mani ndi mukuru wawe. Akira. Babarira. Ndikamurwa ahubwo niwe Kamugisha. Imwe mwere mu mwateye urutoki narwo shaka. Ariko mwana wanjye ntugatsibuke kuko bene iyo nge siranga umuntu utagira uburere n'ubwenge. Isata kubanje inzoga ntibyagombaga kukubabaza kuko atakwanze. Wewe wiriwe mu rugo, murumuna wawe yirirwa ku gasozi ko kugo se yarakwiriye kubanza ndi. Erega sinavuze ko datanyanga. Gusa mu muco wa Kinyarwanda sinanizi ko byemeye ko murumuna wanjye yabanza inzoga mpari ndi mukuru. Ariko Kamugisha ntugashaye gukurana mu bintu bitari ngombwa. Rero numva ngo yirwa bitotomba ngo murumuna wawe yarakuryamiye. Yakuryamiye ati. Aricyo namukoreye nananiwe cyangwa nanze kugukorera ukinsabye. Ubwo rero mbahe uburyo bwo kuvuga ngaho nimwe niguri. Akira ma. Nuko mwana wa. Ariko mfura yanjye rwose ntugashimishwe no kuntera intimba. Dore nawe urabona ko mbyina mvamo. Ukwiriye kumba hafi. Ukankubita ngo mu bitugu. Aguhabira mu bitagira umumaro gusa aribyo yirirwamo gusoro nabiza kugeza kuki. Ukwiriye gutekereza gushinga urwawe. Ukaza ukambwira tudurwo twashimanye. Nzaba ntumutwara undemereye cyane. Ubwo nzamura kubakewe na murumuna wawe rwose nzaryama nsinzire nduhuke. Niba ari ingorane zizo mfite n'inzitane. Naho konye bakira ko nimubanze se bahire n'ubishaka kandi ufite n'uburyo. Hanyuma ukabona amahiriza azaba yahe. Ariko shawe nturambirwa no kuryama mu kirambi koko. Kumwanuko. Mwana wanjye byose akubwira nibyo. Ahubwo gerageza kubitekerezaho hakiri kare. Erega uretse ko ntazo ko basore bubu bameze. Ubundi yagombye no kubitekerezaho tutagombye kubimwibutsa. Mwakire. Nuko korata. Cyakora kino mureba uko mu ngenza ta. Ndabona umunsi ukuze ngirenge no kwiruhukira.
reka mbaze Mukandekezi ko yarangije. N'urwagwa koko. Mukandeke karame ntibirahwana nyabu. byatunganye kareme Umunyagwa wararanguye barahasibanira. niba byabundi nimundenganya ariko Reka ntacyo bitwaye no kujya ibyotsa muri ubu bushyuhe nta wabyifuzaga. yamaze karame Uko mwana wanjye mwanze narabe reba uko navugana nabyo turakorana biratinda ye. Nzara yari mfite. igire n'ukarabe kamugire. karaba ndabankaraba Oyashagwe n'ukarabe. karaba Kuriya muhungu yabaye atera. Uyu no mwihurire. Ugaburi wijuse bararwana. Sabahire we. Kamugi ntabwo ushaka gukaraba ngo wegere abandi. mukarabe ye abo nkarabe Mwihorere, urano dase no gukaraba turarya hage mwihorere. mbega wabonye bucya shangaye bo bwakeye nawe Kamugi amakuru ra bifite shaka ko mbona usa n'uwarenzwe n'ibibazo. wanyitegereje koko reka shaho ndeba rwose ntakomeza data na mama bandaje ku nkeke ngo barashaka ko nzana umugore abantu bagomba no kumumpatira da ariko nubwo ntaramenye neza icyo bitekerezaho bwose ngende mu cyari igitekerezo gihamye. Ahubwo ndetse tangira wubake hanyuma so guha 8 urugero urongore rwose. ubwo se urareba ukabona 8 wamara iki koko wirengagije isambu ya data ko nakwingana kandi na Sebahira arawukeneye. Asha uko ni sambu ya so nindi ufite igiruta kuri uyu murenge. Uretse n'ibyo kandi Sebahira ntagomba guhabwa 8 wa kabiri. Ibyo bamutanzeho yiga birahagije burya. Nta 8 rwose urenze ngo cyakura wenda burya bashobora kumuhaho ikibanza cyo kubakamo hasigaye nawe akareba ukuntu yakwirwanaho. Ntukemere ko bakuzingitiranye. Ceceka shaho rwose icyo kibazo cy'iminani nanjye kiranshengura ariko kubera ubwoba ubunabuze aho mpera data nkimubaza. Ubwo base buzakugeza kuki? Niyo mpamvu rero mbona watindaye kandi so ntacyo abuza na mwene nyoko yembwa buri kwezi. None se shanagira n'ubukoko urebe. Ukwiriye kurakara nawe ukabireka kuri umuntu. Ubusera biberekane. Ntega amatwi rero nkubwire. Ndakumva rwose. Umuntu utaranjujubya nanjye nawe umutesi. Ubwo bana burushaga igishwe. Nuko umunsi umwe ntigira inama yo kwegera aho rukomeye. Uramubona? Aho rukomeye ndumva muzi. Kirara. Komeza umbwire. Ubu musore yanyigishije gutumura ku rumogi. Ubwoba uhita butumuka. Na n'ubu nta muntu wese wapfa kumpangara. Urumogi numva baruvuga ariko rwose ntabwo ndarucigera. Koko se none ngo ngiye kurukwereka. Uje tugende. Ariko se nukuri koko ruganza ubwoba. Ari ubwo ntumbeshya. Urize kungana ibyo utazi urumogi koko. Ashwida ndakanebada ntabwo nduzi. Yewe ubundi bamwe barugita icyatsi ariko njye rero boneye agasingizo ngwite akabamfasha. Bandi mfara aho duhura buri munsi. Najye mbona iyo dukutse abantu bose bambona bagakangarana. Urukinya se barumera nk'itabiri tubona. Yampaye nka nzaramba. Gusa kandi urambaza iki? Rero sha uko ndeba. Urumva? Ndinzega na nyana nakoze n'isegerete ku munwa. None se kwigura mu gihe harushobora ngubu. Nta kirarengaye. Uretse nawe nasoburi uko ngana kuri ntiyabyiga kabishobora. Haryo wambwiye ko akamaro ka rwara kaho ubundi. Magamba abiri gusa rumara umususu rugatinyura umuntu. Niba gushirika ubwo baro gukubaha uko bahaga. Ndumva ahubwo rutera ibisazi. Umva rero shaho dore tugezeyo kugira ngo wishire amatsiko ushaka inote y'ijana. Si ijana uvuga ndarifite rwose yawe ndafite. Tugende nanjye ndabandeye. Nta kibazo tugende. Uramutseho rukomeye. Baramutse. Reba uko tugira sha turihuta. Ugize nguki. Reba uko tugira ye. Ko nabagira. Reba uko tugenza waramutse. Waramutse. Waramutseho mbega. Muraho. Waramutse nawe. Waramutse rukomeye. Ndeba uko nabagira. No gupfa kubarebera gusa. Ahubwo ari wose urabura kuturushya utwaka amafaranga. Ariko nta nisho tugira. Yemwe. Ariko nahura mbahera ubusa gusa nkazahereza. None ugurifuza amafaranga niki? Sinarushye inshuti.
rwose nimunshakira amafaranga 200 gusa. 200 ni menshi mwe ryazana shaka ni menshi Cya 200 ni menshi koko. ntabwo twayabona rwose Ndababare kuko mbazi kandi sinivugurutse. Ni mu 400 gusa. umva karida turabura 200 tubone 400 Wani muyanshakire nta kundi byagiye. akinisha nawe uduhe twigeragereze yewe Ijana gusa. Gapfa ko ijana nyine ubwo ni make fa kompereza. enda ngaho Fako. Kamfe kubika. Murashaka ko mbatekerera se? reka da reka twitekerere mu gapapuro aje ko rwawe ntawe rugiye kugaragura muri iki gitondo rero marana kamugisha atanarumenyereye ntabwo zarumenyeye Nanjye rero ntanyuye kuroje go byose nabireka rero. Cyakora reka muhe mukora ibibashobokeye da. Ngiye muri aka gapapuro. gusa ko ari kamwe cyo kureba igisharo nta sharo ufite Byo ni ibyanyu ntibindeba. Inda ngo nimitekerere sinzi uko mutekera. Ubusanzwe mweshuruje goda. kamugi reka mutekerere maze nawe yumvire ntekerera kuko ubundi nduza ari gakera aho mura karaduhaza akana None mwe ntimumpaye ijana gusa se. Cyakora mugire vuba. Nahoze mbona konseye yizembazembye hana atadufata. adufatira iki si Akatugira ate? yatugira Adufatira iki? arakoresha rata ntibyamuzana kandi nabwo niba yariherutswe azi Turaho nigaramiye. None kunkura Nabyo. mu muzi ko mereza nikongereze noneho inda nyamuneka nimugire vuba. Umwana w'umutu ntazi kunkura umugi. ntabwo ari rumenyerere ka ntacyo bizi Burya ntabwo nabizi. ubu murashinyiriza cyane ntajye zana nkwereka niko bimera shaka niko bimera yampaye Bakubonera umuheto. Ubundi batazi kunkura umugi namu. Kantu ko nyine ko kabavugishije amangambure. shaka no kubura umenyereye buriya ntiwagitangira uriho neza ariko ushaka Reka ntabwo ari ukubagira. Dukorera gakeya. zana nkwereka Ntabwo ajyana rumenyera. Ntabwo azapfana na rumenyere. Uranyishe we. Ngabure. Reka rukuvire rw'ibisazi. Kabwi. Jyanwa mugenzi wawe. niko bimera sha niko bimera ahubwo ubutaha uzizana ntawe ukubwiye Ore nzajya kubona injigo yanjye azayinywesha. mbega ibintu bikaze mukagira imana mwe yega umutwe urazengurutse pepe reka inyota yose navuga wagira ngo rwose nari ikiro cy'umunyu bite shaka mu iri kisi wiriwe niko ushaka ayo maso yawe arasate none uyu munsi amaso yanjye isa kureba kuki mpereza ahubwo amafaranga njye kwigurira agacupa k'urwego dore inyota iranyishe si noneho wasaze sha ndetse ahubwo n'igihumbi njye kwigurira ishati dore iyi ngiyi yacikiyeho mbona icyo njya nikinga mu bitugu mwana wa mama se uyu munsi byagenze bite ko utinyutse kuntangirira mu nzira mpereza ye mbaza ntacyo mbaza ko nta kababaro gusa cyangwa kuko ntabwo ari kubimbwira tugeze mu rugo ariko nsigaye mbona warihaye no kundangarana urirengagiza inka za data yagutanzeho zikagushiriraho ngo ukunde urangize amashuri yawe izo nka za so ntabwo ugomba kuzinyurira wazicyurirwa nande kuko data ntiyananiwe kugutangira amafaranga ngo wige kimwe nkanjye ahubwo wahisemo kwikura mu ishuri ngo ugiye gucuruza ngo nzasohoke waragwije amafaranga ibyo rwose ntitugomba kubijyaho impaka nyinshi
gusa niba wemera ko data yakumariyeho inka ze ngo ushobore kwiga ugomba no kwemera ko amafaranga ukorera tugomba kuyasangira. ubivuze neza ko nyakorera kuki utibeshye ngo uvuge ko dufatanya kuyakorera. Sha ndakumenyeshaga ko ntazakwemerera kuyarya wenyine. Ngwiki Kuva ndetse sinzongera neza no kwemera ko nkuburira imyenda. Sijya ugiye kuba umugaragu mu rugo rwa data. Ikindi kandi ugomba no kumpaye kugura inkweto. Singiye kuzapfa rwa bushishi. Ejo muri wakaragiye mu kimene cy'icupa kikamuca ikirenge tetanosi. Hari tetanosi sinabizi. Igahita yinjira mu gikomere maze ikamukura ku isi. Urarushwa n'ubusa pe. Rahira sha. Urumva? Rahira. Kuko nta na kimwe nshobora kumva. Urarushwa n'ubusa. Ni ibintu urimo uvuga nta na kimwe nshobora kumva. Umva, niba ushaka ko twumvikana, uzabanze wiga ikinyabupfura. Naho ubundi nari sanzwe nibwiriza. Nkagukorera byinshi utagombye kugerekaho niyo nyuro yose. Ese sha nibigiye gusengera rwose wanjanye wambwiye tukajyana. Umva ko yabayerekeza. Ko yabaye gusengera. Kuki ubishyira imbere nkaho hari ikizu ubibonamo. Reka nkubise nkubona nigendere. Sha uragiye sha. Uragiye kuko ntacyo umaye. Sha genda ari kurambura sha. Ambuka we. Mwiriwe. Mwiriwe. Mwiriweho. Mwiriwe Sebahi. Bitewe nuko utashye kare nkokora. Aha. Nje munga kamugisha. Yantangire mu nzira arancujubya. Ati. Aha, musize inyuma hari. Ariko noneho banza hanzweho n'abazima. Ndetse nta no gushidikanya. Ubanza nawe yize kunywa urumogi. Ariko mwana wanjye ntugatere mwene nyukubwa. Ngo iki? Ndamutera urubwa. Kamugisha utihangana ko n'umwotsi bitabiri tuzi umutumukiraho. Yahangara ate gutumura kuri ibyo bwenge rwose. Nyamara ntabwo amutera. Mu mwanya se we ntabageze ahangaha. Ubundi ubusanzwe Kamugisha ntajyaga ahangara kuntangirira mu nzira. Naho yaba afite ikibazo cyihutirwa ye bashaka kungezaho. Ubwo rero kubona yabitinyutse nanjye byanshobeye rwose. Yikuri kuvunika ngo hanze aho ndumva. Dore nguriya ahubwo. Sinuko winje ufureka n'ikimuriye muri ayo mayirara. Ariko icyo mushakaho n'ikiko nawe nakuye. Reka sha. Usu umuco. Ubwo suburiri. Urinje ucibite n'amabuta nashuje nabo sanze bucyinjira mu rwe. Kano wakwinjiwe kandi suko yabigenza. Ariko niba mushaka amahoro nimwongere kuntuka. Nuko mbabwiye gusa. Ariko shana n'uyu munsi byakugenda ikibi. Ntakumira. Mwana wanye ntabwo ari kugutuka. Ahubwo nukuguhana unyumvi. Mbabarira. Umwana ni Sebahire wiza akarangiza none akaba yarashize agahinda. Shaho ntukibihe. Kwiga siko gushira agahinda. Ibyo utekereza uko umuntu yunguka ubwenge nako yunguka ibibazo. Kuko gusobanukirwa muri byinshi umusaba gutekereza. Urumva? Sebahire nta kibazo na kimwe afite ye. Niki kikubwira se ko ntabyo mfite. Mbabarira. Nta bibazo afite. Nyamara ntubimurusha. Kandi wowe niba ufite n'ibibazo niba ubyitera. Wumva inama z'umutima wawe. Ukibuka gukora inda yawe. Ukwigira umupfu kandi hanyuma ukabazwa n'umupfapfa bwawe. Wareba ukuntu amora ganzi wawe. Ariko yose nigiye bwirwa. Wagira ngo arabwirwa ndi wumva. Ndabiyama. Nibaze mubwira icyo mushakaho. Fange rwose nkundira ngo hane w'inkozi isoni. Wintera gahinda. Ngo bikirumbo kandi umfite rwose. Nkubwiye ibyo ntekereza byose bwakwira bugacya. Ariko isubiriho mwana wanjye rwose utazabicyohe ngo bijye hararumbu rwose ngufite. Mwikwirwa muvunikira ubusa kuko ntacyo numva muri ibyo byose muvuga. Muragira ngo ndushywe n'ibyisi kandi bitagira nyirabyo. Hari uwatekereje ko mabwire yakena akageraho guca inshuro. Si ibyo ukwiye gukurikiza. Yego ibyisi nibigira nyirabyo ariko si. Wirengagije ukuntu gashimuriya yari umukene twese twasabiraga. Ubu nta meyo neza kubera gukora. Nuko rero noneho nanjye ni mu ndeke nzakira. Kandi ga n'umuntu ndakize. Eze muziki. Mva nawe. Kize. Numva ngo ntibigombe nka nyinshi. Niba ntakize noneho uzankize. Reka ndetse nyine no kwiryamira. Ariko rero urumva uzirikana amagambo maze kukubwira. Ya kuryama. Ngiye kuryama rwo. Mbe waramutse Kamugi. Waramutse. Ese kutoga nguze tujye mu misazi none. Umusazi gukora iki? Gushimira Imana. Ibyo gusa. Genda wishimire wowe yahaye gusohokeka kurinda isuka sha. Ariko sha umwana mu turafiki rwose. Ngiki? Turafiki. Genda sha ubwo turahura misiho muje maze unyera agacupa k'urwabo. Dore ko irya byeri ryutarinde kurira. Nawe ugengiye kureba ngo yaboshya. Ariko ngo yaboshye uwo mwaje gucudika muti. Gusa urumva icyo kibazo kikureba. Kandi ubwo wasanga ari wagutoje gutumura kuri rwa rukenye rw'urumogi. Mva kandi uko yabatangiye kuba ari inkuru atigeze hagararaho. Urwo rumogi ushaka kuvuga warufatanye nde?
erega sha wari yamuvuga utumwe ibigambo kwihishira gusa ubwo uratekereza ko kuko wari unywa maze bikabiberana ahubwo rero nkugira inama reka agakungu kawe nanga yaboshye naho ubundi uragowe pe reka nkubise ahubwo ubu yantegereje yarambiwe aha ngaho urabaga bifashe umenye gusa ko ubutegetsi buri maso kandi ko ibyo mukora mwiherera ari byo bizabakoraho agapfa kaburiwe n'impongore jya mu misa ye aya magambo yawe ntayo nkeneye ngiye kwirebera ngo yaboshye aha ariko bariya nabo bafite igihe cyo gutanga barangira inama zabo se zigamije kumpeza mu bubata bwabo sinzi ikeneye koko nemeze nshikanuza umushike ngo nkurikiyemo umukiro simba ishoboye rwose singiye guhirimbizwa no guhinga nagenda nzemera mpfu rwo nagapfuye mwaramutse mwe abantu ubonye w'icyo kamugi shani hamana yampaye nikoze akabamfasha urakavugaho iki akabamfasha se kanyuze cyane rwose ni ngombwa kantu none ntubona ko kanzinduye ibyo natinyaga byose ubu rwose nabitinyutse ndetse umbonye agakumi najyaga ntinya kuramutsa banza ndabyumva ahubwo nari ngiye kurondogora niba se shari icyo waraje ndebera rwose nitumurireho cyakora sinzi ko kadukwira turasaranganya ariko reka ngatekere cyangwa akiri ubanze wowe mbona utakamenyereye mbona utamenyereye gukuraho cyane ubwo nurangiza uransubiza yenda nitekerera ahubwo urakoze wagira ngo simaze no kubimenyera ndabona ahubwo uramenyereye neza rwose none hano myambi yawe sinzi uko imeze nyamara ni kizima ndabona izi no gukurura neza da sinakubwiye ihangane mwe niko bimera nanga ko ndunywa maze oya niko bimera gakorora nkatwe tukamenyereye rwose nta kibazo akira nabakira ndumva rutangiye kunzengereza kwihangana no kuba utakamenyereye ndarungwa amarira akaza ariko sha aka ni akabamfasha kuko akaboneye umuti akaboneye izina pepe nibyo nakabamfasha kona data yari yanjujubije ejo none akaba yavuze nkamusubiza sinzi nakubwiraga cyakwereka nk'uyu uhuye n'agakumi wajya gutinya kuvugisha abazija wivugira ibintu byakwikora nyine byakora ngiye burya ngo yaboshye rero iyo nakuriyeho byose birikora nyine nta kibazo nkora icyo nshaka cyose nta bwoba nta mususu nanga ko nakamwe nkabiri byuya niko iyo umuntu ataramenyera neza ni intambara cyakora nari nzi ko ubugabo nyine arabuvanze n'ubwoba ahubwo reka ndekeraho ntahe oya ndumva urumogi rwose ndushize irari kananye nkomeze nikurireho sinzi ko ngerayo nikurireho gatoya hari naza gushobora kumenya bya binyagwa by'ibijumba shyiraho ngaho naza gushobora kumenya bya binyagwa by'ibijumba nabuze burya kagwa cyangwa kabamfasha nyine nta kigenda no kwigerezaho iraniga bikajwigiriza pe kuko nayo nibagiye kukubwira ko baraye bangaburiye nkarya nkwicariye umwobo ni ngombwa urasa byatebera kabamfasha akabana hose ndi kongeraho pe nta kabamfasha nyine izo ngo hari ikindi ahubwo buryo no gutegeza inkono yose ni nk'aka kanya pe iyo ntizeye ibyo kurya byinshi ndetse burya ngewe nirinda gukururaho nyine ndekera iyo ngiyo ndumva nduvutse gatoya ni ukwihangana umutwe utazenga cyane reka ngende hari murumuna wanjye ndasanga avuye mu misa maze twongere tuvugane genda nawe ntiyoroshye ko tubonana ndanda ariko ndageraho imbaraga zagarutse ngaho ube wiriwe
kirasi cya mukamwiza aho kigiye kunyura hano we ndagicatse mba ko kigiye hano hepfo nduzari igihuru aho ndabandeba uraho di madamaze uraho mwabera senyi mwabera neza mwabisa siki bero cyaka nuwacunga igipara ubusuranye chaka mbese nakurari usagira ngo sinkomeje bero senyi ndamaze umuntu n'umuzima ndakurari ko kamugisha n'ibikora kamugisha uragira ute koko ibyo n'ibikirwose niko kamugisha urwo rugomo kutara rusanga ngo rwose usigaye utangira n'abana mu nzira urugomo surugomo ngize n'inege kamugisha rwose umeze ute koko nta soni utangira abana mu nzira ariko kuki witiranya ibintu wowe urashaka gukina se nibyo wita urugomo hanyuma se urashaka no gukina nanjye niko haraho dore ko abasore nawe urashatse twakina gukina dukina niko ariko se kamugi nk'ubwo urarora ute ngo ndorora nte wese urarora ute niko ayo maso yawe araziriki hari ahubwo wasanga ukutse urumogi se arwampaye dore n'iminwa yahindutse bushiyo basize amamesa mabisi n'umuntu wamushaka gukorera urusyo mwebwe ndabazi ntimabura icyo mumutwerera ngo namutwerera urumogi se arwampaye wowe ujya kunwerera urumogi mumenyesheje ko urumogi ntazi nuko rusa uravunikira ubusa urangira ute gusa ikimbabaje nuko ari wowe muzima twari dusigaranye kuri uyu musozi none nako yewe reka njye kureba so urumva kureba so turebe ko hari icyo twakora naho ubundi ntabwo rwose mukongo ino nawe tujyane ariko uwo mukobwa uramujyana he mwazanye uramujyana se umujyana he igarukire rata igarukire twikirira rata garuka uramujyana uri mukobwa uramujyana ndamujyana tugende uragira se ngo mugusige ngaho mujyana mujyana muraho yemwe kwamba duko nindi subuza yiyo yemwe abahano muraho ntacyo mwirije se ngo muduhe turaba ariko muri bandera hino turebe bene wewe konse muraho muracyabaho neza muragenzwa n'amahoro se yewe umukobwa wo kwantu wese ko atajya agenda hanga uraho umukobwa dore uyu mukobwa ubona uyu nguyu yaje kukuregera umuhungu wawe Kamugisha dore uyu munsi yamutangiriye mu nzira rwose ashaka kumukorera ibyamfurame mbese iyo ntahahinguka ariko abantu bo kuri uyu musozi rwose umwana wanjye bamuzirira iki mukagira imana ntabwo mbyumva rwose oya n'umusigo nikomeza kuntera umwana ubwo simva kubyanganira urabizi ngira ngo ikiruta nuko Mukamwiza yakwibwirira ibyamubayeho naho ubundi gisi natera umwana urubwa kirazira rwose kandi nawe urabizi nakaga rwose yo kuvuga ibyagiye kumbaho n'inzozi rwose turakamugisha uwo ngo twahora hirya hariya nuko turamukanye ubwo noneho atangira kunganiriza sibyo byiza se kuko nihutaga mpita musezeraho ngo nikomereze ubwo rero sinakubwira ahita nsingira arankurura njyana mu nsinzi ankwashirura dore maho ukuntu yangize amahirwe yanjye gusa konse yahise ahinguka naho ubundi oya kuri kuvunika nawe nguyu ndabona je reka nzime mbubazi neza ingushisha narwo niko shahuka mu ibyo ni ibiki rwose wadukanye none iyo ndwara ni ndwara ikikuko ibyo nadukanye sibyo nadukanye nibiki ariko kamuruho naruha ye koko ngo so nta kwanga kwita nabi ubwo rero ni konse wazanywe n'amazimwe ndabizi konse kare nakuyamye wa muhungu niko mfite umwana ungana nawe urumva ntabwo nazindurwa no kuzimura ahubwo ndifuza gufatanya naso tukaguhana bigishoboka naho ubundi nukomeza utyo rwose sinzi ikintu bizakugezaho konse rwose uriya mwana rero ndamwita umwana kandi abo bangana babyaye kabiri n'umugabo uriya mugabo rero rwose abantu bakunze kumundegera hanga kubyemera ntabona ko ari urwango rwose cyangwa ari urwamutera yewe nta rugabo rwo nanjye nabibonye ibintu bigeze kure bigeze wandabaga icyabaje cyane ariko si ikindi nuko asigaye akungitse na cyakira ngayaboshya bari ngayaboshya n'ibindi ubwo umugi hari yahiri amaze kumwisha kunyura umugi neza ubu si kuko dore n'ubu niyo yiriwe buriya niyo yaturutse ntibigubaza neyo kirirwa busa gitangaza nako sinumva ukuntu nzamugira niki kibatera kuremererwa n'umutwaro mutikoreye niba nk'umugenda bazi niki cyanyuse byishe sinshaka rero kwagira n'wongera kumva ndabiyamye mwembi iki si gitangaza niko ugira urugomo aho kukwamagana dufate mu kibuno rero uriya mwana wa rubanda wamutangira utabitewe n'urumogi koko Kamugi so rumogi wowe wita umwana n'ubuhe
uyu mukobwa uriya buriya si umugore mu bandi mukobwa si mukobwa kuba umwana ko ni umwana uretse ko atari uwawe naho ataba umwana kandi ariko ukaba umushaka wowe inzira nyayo se wanyuramo kugira ngo ugere kuri uwo mugambi niko wamusabye wabo ku neza ibyo nta gihe cyabyo mfite ye nta gihe nabona ahubwo we konseye urumva wabaye ikidobye iyo utabyivangamo gusa maze ngurebe niko se mbata ndakumva bikibesha ampaye inka niyayo ibi ni ibiki koko urabona ibi bintu bizagarukira hehe ntumiwe kubona umuhungu wawe wari urugero rw'abandi none rwose akaba yifashe konse ndekundorere rwose buriya ni ugupfusha umuntu ahagaze abaruzi baba benshi koko uwandogeye we ntiyakarabye yewe nakaga reka mbabise mukomeze mu rugo twe nduzi haravuze ingoma kuki wagiye hararumbuwe ugeze naho kudutuka natwe noneho ntaso ni koko wandakaza naguca bikarangira urumva bikarangira neza 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 wacha bikanwa iki ntasoni nakurahira buce benshi neza oya mbadu oya nta guca umwana aranyishe buriya ahubwo ni ukumushakira igihano gikaze rwose kimwumvisha agacika kuri iriya ngeso yemwe ntimwirirwa mwirushya none se hari uhana umusazi ahubwo mugire vuba mumujyane ndera ahari bamuvura ngaho kandi mwigongere ndigende ngaho wirirwe muko natwe warubonye ko tugize niko tumutunze konse mwakoze mwirirwe wirirwe maze rero mbaduko muvandimwe wanjye uzi ko tubanye kuva kera kandi kugeza n'uyu munsi umubano wacu uzira igitotsi nibyo ntacyo ubeshyeho rwose haguruka rero hano umuhungu wawe dore azize urumogi nta kindi nashaka kukunanira ndetse uzahamagara abavandimwe n'abaturanyi bamugufashe naho ubundi ntabwo urugarukebesha rwose w'interaniro uriya muntu wimunterana oye cyakora byose n'igihe wabiteye iyo ntekereje mbona ari igihe wabiteye wabiteye uteze igihe murumuna we Sebahire yambwiriye ko umukenya rwose atumura ku rumogi iyo ntabanza kumuhakanya wenda managize uko mbigira nkabitangira hakiri kare yewe wamuhakanyirije ubusa rero ibyo yakubwiye nibyo rwose kandi nawe urabyiboneye ubwo rero ugomba gushaka uburyo bwo kumucyaha hakiri kare kumucyaha ntugomba kubimbwiriza napfaga kumenya icyo azira gusa naho ubundi nkwijeje ko nzagerageza rwose twizere ko bizashoboka hari bizashoboka byanze bikunze cyangwa nzamuca burundu ntacyo amariye oya twizere ko utazagomba kumuca mbado ngaho kandi mwirirwe konse mwe mwiriwe nzabamenya amaherezo yabyo ndabona ntabajije kubasunika kuko hari akarimo kwihutirwa hano kantegereje ariko rero amagambo nayo kwitabwaho nibyo mugire umunsi mwiza mbega ishyano ngushije mwakagira imana mwe nguriye he nabyo se kandi ndeka mugore mwiza dupfujije duhagaritse nyaboneka w'inkuru umutima wa muhungu wacu ukamugisha ngo asigaye yitungiwe n'urumogi nkuko Sebahire yabitubwiraga je nkabihakana ngo iki ngo asigaye yitungiwe n'urumogi yego mwana w'abazigaba cyo koranya gasane nanjye ibyo bintu narabiketse uretse ko nanze kugira icyo mvuga nawe se umuntu utakwihangana ngo nsaturire n'agakwe kandi yarasanzwe abikora dore asigaye yirirwa zerera agacyurwa nijoro gusa bati niba udarutse kumureba mu maso noneho uzamwitegereza amaso yaraturumbutse neza maze si ubutukura ararusha yidubi namwitegereza ryari umuntu utaha igicuku dore tugeze n'amahirwe ngo waragarutse niba tumukira simbizi ngaho sha tekereza nyuko ibyo usigarwa mu rwose cyakora cyo rero usigayemo se nibiki ariko mwebwe muhabwa no kumubona cyakora cyo ngubwiye nibitakwica bizagukiza ibyo ntacyo ntakurama kudapfa kandi n'uwapfuye ejo ntakiririrwa ibyo sibyo tukubajije ariko kandi uwo mushiya wawe ndabona atari ngombwa oya yewe mureke kunshoboza jewe siniyumvisha n'ukuntu konsera ncitse namumenya agahanga uriya aramukanye umutwe mwiza nagendi vuga ko kawe wawe uramukanye ubwo se yakujyana kuri komine bari kuzivana ubigeze ngo iki burya siwe rwose wanjyana kuri komine reba se nashorewe n'umugore nuko gushorera se nawe sha kwitegeye kuri ushibuye kuremerera wakwitonda akashorera tukagenda rero mukagenda nyine azajya gushorera base mu cyo yakenetse badashaka kamugisha mubwire urumva niyo wemera ko ndi so nakubyaye unkundi ngo hani
ariko buriya nuriya mukobwa wirabura nk'insina y'intuntu ufite amajigo nk'ay'inturo koko namenye impingikirane watumye muvuga yose uko asa kose kuramaze ari umwiza ari umubi bose baremwe n'Imana urumva kandi bose itegeko ribarengera kimwe niba kandi ushaka umugore byera umbwire ngusabire aho gutangira bene Rwanda mu mayira biteye isoni se wasati ubwo sunshubije iki ushubije iki wagira ngo se gusubiza iki ko ntaraba umugabo awutinze uzana babesha ha kereka niba wibeshya ko kwira bamwe ibyo biyobyabwenge ari byo bizakugira uribeshya cyane rwose ntamwe muzemera amazimwe kugeza ryari koko muzi ko nta kinyoma kiruta icyo aha ko ari ibimenyetso byinshi wa muntu nk'ibihe ubwo si yuri imyifatire muri iki gihe rwose muri iyi minsi ubona koko isanzwe yewe ntisanzwe ubundi bwo icyitwa karimo muri go kuri we ni ikizira ntiyahirahira ngo tujyane mu murima mfashe guca iyogi wabwiye ko ndi umugaragu wanyu yarababeshye anawa tujyanye mu murima tugafatanya gushaka ikidutunga waba ubaye umugaragu koko nta gahato karimo Sebahira azajya agerageza mfashe ibyo ashoboye ariko se ubwo uzanangira umutima kugeza ryari ngewe ikibazo cyanjye saho kiri mwana wanjye rwose sinshaka ko nkuzi isoni ndagusabye reka urumogi ureke urugomo ndakwinginze niba utisubiyeho kandi nzaguca mu mwana wanjye mba nduga neza neza oya nyabuneka ntibikabe ntugace umwana ndagusabye murekace maze ndebe icyo ikosore aho nakeka ko naca mu rugo bazaba nciye mu gihugu cyose ikosore nawe mwana wa ikosore ntugahige na so ni ikizira wari uzi ko ugomba kwirinda kumurakaza byaramuka bikubayeho kandi ukihutira kumusaba imbabazi ngo utikururire umuvumo nyamase ubyo sinzi ko n'uwavuma wafata umva mbese ndambiwe no kuba nk'umugaragu mu rugo rwa datagiye ariko uko barakuroze ariko mwana wanjye koko wikwemera kuri ururimi rwawe rutesha ukabigezaho hose urumva uragiye witondera ibyo uvuga ngo uri umugaragu mu rugo rwa so koko hari aho byabaye umuntu yanga kwiruka akagwira ubusa ahubwo ndetse nsaga nta n'ikindi nzira kitari ubwitonzi bwa cyane ye kamugisha mfura yanjye ubwitonzi ngo nibwo uzira ubwo wumva witonda ndakubwiye ngo uzemere uzira ubwo bwitonzi aho kuzira ubugomo ko ntashobora kwemera kuyoborwa nk'intama nanjye singusabye kwemera kuyoborwa nk'intama nyamara igihe tuvugana uragiye wihuta kumva ariko witondere gusubiza kuko ngo irya mukuru burya riratinda genda bano rwose ntacyo turi bugeraho reka mbabise nanigendera uragiye nyine usubiye kubongera imisozi nk'uwayigabanye genda ariko na burya bwa joro turabonana abarayara ngo bangiye inama ngo ndekure umugida kamaro karwo maze kukabona kuruvaho rwose byo ni bidashoboka ahubwo reka asubire kwa gabo cyatwiga uburyo twashakisha amafaranga ku ngufu isaza murindwa ari mu migambi yo kugurisha ikawa ndetse mperutse kumva ko azagiyeyo muri iki cyumweru ubu tugomba kumugendaho tukamushikuzamo maze nzarebe kuba bashaka n'ibindi muri washanga yabo ndekasha ntakwirirwa umuranyisha amadoga nzaramba Fasha n'abarimu batinze guhembwa ngo njye kwinwereza ubuntu ariko wowe ko umuntu akubonye usangira n'abarimu yagira ngo nawe uri umwarimu da hose ze niko bagwaja yewe barampa ariko umuntu wananiye n'umwe gusa n'ujya muri umuna wawe ujya ni igisambo ntabwo nanjye ntinyuko mugerera burya rero mutinyira ibigango bye naho abandi bose kada haranyubutse ibyo bituma shanyira atamo ariko tuzabonana amaherezo ndabara mwihambeho tu nanjye ndamutinya ariko shaho rero nubwo dusangiye ibibazo uburyo bwo kubibonera umuti rwose ntabwo tubisangiye bitise kandi hari inama nziza se wabungutse inama irahari da kagira inkuru rero rwose tugomba gushaka amafaranga ibyo ndabyumva ahubwo ntunyicisha amatsiko reka rero mbiguhe neza ndabiguha neza urumogi rutaranze ubaza ubu ndabizi ibyo byiza umuntu agasomye cyane wa musaza murindwa ntumuzi ndamureba uriyo hinga ikawa nuko muri iyi season rero shahu yejeje ikawa nyinshi cyane urumva ndakumva kandi nzi ko ejo cyangwa ejo bundi azajya kumera ku munzani niko se shafu buriya ntitwazamutega avuye ku maduka maze tukamwambura ayo mafaranga ku ngufu oya sha dusangira umujyi ariko ntidusangiye ibitekerezo
umusaza nk'uriya ukubitiyeho no kumuturanye tumuhutaje byatuviramo umuvumo. none se urabona ko ayo mafaranga tuzamukuramo dute? Ntibikomeye bene uri mugendera buhoro ukamuhenda ubwenge ntazakeke ko ari wowe nimukoreye ibyamfura mbi. Reka cyangwa tuzamutere nijoro sibyo? Nijoro se oya maze duterure imifuko y'ikawa tujye twakwifashisha nawe ukomewe. Oya aho ukomeye oya aho ukomeye we simwizera rwose simwizera ku buryo twajyana kwiba wowe mukuremo kandi uko ndeba uku nguku ndimbwa kuri urimbwa koko sha nakwigerekaho ibiro 50 ngo ntere intambwe ebyiri ntaritura hasi. ubwo rero inama niyo kuzamuhinda ubwenge nta kundi ncecekere gusa nzakwereka sindu wa none. kuri umugambi ni w'ejo na hejo tubanje kunyura kwa aho rukomeye akadushakira ko dutumuraho sibyo? nta kibazo rero aho rukomeye azabidukorera nta kibazo. kuri umugambi turawujije na hejo nta kindi ubwo ngubwo. noneho reka nkomeze niyangarire ariko sishandagira ntakibwira hari icyo nibagiwe kuguha shaho ntukijijishe gusa nagenda ndatumiye kuko bamfasha yo ndenganyisha ko nari ndi yabigwa ndimo ntekereza ukuntu uriya musaza tuzamukubakuba kugeza tumukuyemo izo noti cyakoreka ngutekerere ariko ngutekerere girira bwangu ahubwo cyakoreka ibyo niba karakugera ku mutima. reba nyamuneka hano naza gushobora kurya bya bitindi by'ibiti ngo n'imyumbati dore ko umukecuru wanjye wagira ngo bitekera ku mpima nkone ko bari yawe nyine niko aguhima ariko ntawe umuntu utazi gutekera sha enda nagize gahunda y'irwanyo uzavuka nahagije amazi ntumagureho nyereza nkurureba ariko se shanga niko nyereza nayo kabiri ariko se shanga yabo amafaranga kuko urumva tuzayabona urabyumvisha kururaho gusa uyumvire nikameze neza se buretse shamba hasi numve numva gakazi ariko kurusha kakandi kari gasanzwe kameze neza da nukumvikana nako ndakangu kagahita kangirukira mu bwonko yewe naho ubundi rero amafaranga tuzayamukiza da kandi ntazamenye n'irengero ryayo ibyo nta kibazo rwose simbyiyumvisha neza ariko nikurure gusa kuko abamfasha wiyumvire nibyo akira nawe tumaguraho njye numva rwose akakanyisha neza urakoze uyu munsi njyewe sindebaho singiye guhana narwo ntabwo urebaho se ntabwo ndebaye kare ntacyo bitwaye rero shanga ngo umaze gukururaho urumva maze gukura kwa kabamfasha reka ntuhukeho gatoya maze mafate Erega none urambiye kubungura ashyira urataha. Ariko ndabasaba. Ushaka amahoro ntiyongere kucukuza. Je? Ugeze no kunirika mukavundi kanje se kandi? Tabere. Erega mwabonye naboroheye namwe murambonerana. Ayivuze kuri ko kwigize igiteba yurivu. Sha. Erega uranze bayimbata y'urumogi koko. Je naguhanya wanga kumva. Gisigaye nuko kweka. Ukazibona ingaruka y'uwo murengo usigaranye byanze bikunduza kandi uzawubona. Ariko ntimukaremererwe n'umutwaro mutikoreye. Urumogi ndarwa kandi nzarwa kugeza ku munsi wanje wa nyuma wo kubaho. Murumva? Nzakuzaniraho nawe wumva uko rumeze. Unyinisha wa kiba buryo. Ntukongeye bibaho. Ndabona usigaranye gushyanuka. Kugeza nawe utena amagambo nanjye nakubyaye. Biremejwe nta mubyeyi uzongera guhana umwana byaye koko. Erega jewe narenze haniro nimushaka muzaterereho utwatsi. Sinabura kwamagana ibi mbireba. Cyakora niba utari turugoma akabe karashobotse. Keretse niba ushaka ko mubwira ngo mpana vuba nigendere. Erega nimurekeraho niba afite amatwi yumvise. Muyoboye ko impaka zitinze zibyara intonganye. Ahubwo nimwakira amazi mukarabe dufungure. Dore burije. Mbe mukandeke. Byahiye mwana wa. Byahiye. Ariko siko nabiriye rimwe kandi nkaba mbona se bahira atinze gutaha. Mwihorere iyo yagorobereje mu gasozi cyane
mbona aza yiryamira. Duhereze vuba hano ahubwo. Amafate na y'amazi cyangwa n'abakarabe. Se ubundi arabirya bayabivuniki. Aha. Ubwo rero urakarabye. Kiri muto byaragendaga bitera. Wowe ntibabigwaga. Kurya gusa n'ibyuzi. Kirashoboye ni ikirese. Wowe binani nanone. Ariko bukera mba nambuye data ntabwo uzabibona. Gutanga karimo nk'abandi bana ni ikizira kuri wowe. Ariko aho kubinka mu bintu kiramwabiretse. Ahubwo wereka kubiryo. Ahe ntabwo numva ubundi mpamva birya. Are. Mubireke noneho nzapfa. Aho buteze turabonana ariko sha. Pe. Ugomba uhinge. Be mukandeke. Zana amazi aho sakarabe mu maso. Dore bwakeye. Nabyo nabanguke yanjye kuhinga. Mugende hakiri kare iki kizuba kitaracana. Ngira mwana. Maze nawe aho bukera maze gutikumira muze kuza. Hari ahantu tubiba ndabona ari hanini sinzi niba tuharangiza. Maze kamugi. Ufate nawe isuka ngo uze kumfasha kwibariya mu Kigarama. Ndabona abaturanyi bose baramaze gupfundikira twe dusigaye twenyine. Gweki. Nitse umugambi rero mfitanye n'inshuti ngo giye kwirirwa nirenza itaka. Ye? Ni wakwirenza itaka ariko wirenza ibirituruka. Oya ye. Uyu munsi nibishoboka ngiye ku isoko. Reka ugomba kurinzira ku murima. Nta nubwo nzongera rwose guhinga. Mwatahiye burya birahagije. Isuka rero hari wabasaza pe. Nitwe dufite imbaraga cyangwa inda twenyine. Ariko ntekereza ko aho nahiriye impinga ntarambirwa. Kutarambirwa kurya. Sha. Uwo njya gusiga ndamurinda. Ngaho komeza nakubwira iki? Ha. Nyabu namwiramo kamutera saa ko mutiha amenyo y'abasetsi. Ndeka wa mugore we. Ndeka. Uriya mwana tubereye ikirumbo. Birarangiye. Umuntu azirirwa bunga cyurwa nijoro agabuza gusa nta kindi. Numusaba karima nagijose yariye. Sha. Niwigeze aho nigejeje uzabura umugabo. Naho ubundi ubungubu ndi iki? Ye? Ubwo ubutwari muratabarana. Itonde. Ubugabo bwawe nzaba mbubona. Ibijya gushyira birashyuhaga nubundi. Ha. Aha rumva urwo rumugira uzakugira umugabo koko sha. Ahubwo marantesha igihe. Kandi kwishakira umuntu twasezeranye twanyeye n'utuzo. Baragutesha igihe. Marantesha igihe. Uranzurananiranye rega. Uracyavuga. Ariko koko niba ari amafaranga ukeneye ngira ngo ntibikwiye ko wategera rubanda intoki kandi ufite mwene nyoko wakwiyambaza. Mwene mama nyitayeho. Nabarira. Yabura te kukwitaho. Yabura te kukwitaho ko ari wowe wananiranye. Ibyo wifuza byose ukagira ngo Siga Ikinamico. Inshuti mwumva ibiganiro bya Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba indamutsa zirabagezaho umukino witwa Urumogi nyina w'urugomo. Mu kwandika uyu mukino yashakaga kuburira bamwe mu rubyiruko bananirwa gukora bakaririra kurya ibyo batavunikiye. Byababurira bakishora mu biyobyabwenge. Nta wakwirirwa avuga menshi, ni mwimvire namwe uko byagendekeye Kamugisha na mugenzi we Ngayaboshya. Nyanzi. Nyanzira. Ntacyo wandebera ko numva imihogo yumyira. Ariko nawe wasetse imbabare. Kubera iki? Uzahogorora urwaga urusengereze rwose. Urusigaye rutegeza amacuti yawe hanyuma kandi uhindukire uti. Reba nyabuna ntubura no mu gacuma rwose. Ndumva inyota mfite pe. Reka njye kureba. Yego ye. Cyangwa ndibona mubyaye rwose.
zuba ryari rimpitanye pepe ntabwo yumwe mwakire yeya komera ariko nimugire ikindi mumbaza nta gisigaye reka mbaze akagacuma naho ibindi turabisubiramo nyuma iki cyo nkundi umukobwa w'amabukwe dore ko rubanda rutanyurwa cyane waranyuze koko ariko nawe uramenya ariko nawe ntuyimuci reka umuntu rwagomba no garukebesha ese nyine sebahi hari ubwo bigeze usoma hora akira mwana reka nawe ntacyo nahembutse ahubwo no kurya ntabwo nigeze njye gerageza reka nanjye numva uzongereje harya mwari muri ubugore nimugoroba nimugoroba iyo mureka rukageza mu rukerera rwari kubinkanika pe aha iyo hose rwari kurenguka ntirube rukimirika uretse n'ibyo kandi nta rugiye guturitswa n'amazi inzoga yahiye ntibishoboka rurahiye yego ariko mwagize ubwira gato gushya rurahiye ahubwo nuko rumaze guhora rurisubira nta mugabo arimo gisubi nyinshi mwakire oya hereza mukuru wawe ngo akira kamugi nabaye kamugisha so yakubanza inzoga mani ndi mukuru wawe akira babarira ikamuru ahubwo niwe kamugisha imwe mwere mu mwateye urutoki narwo shaka ariko mwana wanjye ntugatsibuke kuko bene iyo ngesi iranga umuntu utagira uburere n'ubwenge isi atakubanje inzoga ntibyagombaga kukubabaza kuko atakwanze wowe wiriwe mu rugo murumuna wawe yirirwa ku gasozi koko rwose yari akwiriye kubanza ndi erega sinavuze ko datanyanga gusa mu muco wa kinyarwanda sinanizi ko byemeye ko murumuna wanjye yabanza inzoga mpari ndi mukuru ariko kamugisha ntugashaye gukurana mu bintu bitari ngombwa rero numva ngo yirwa bitotomba ngo murumuna wawe yakuryamiye ati hari icyo namukoreye nananiwe cyangwa nanze kugukorera wowe ukinsabye ubwo rero mbahaye uburyo bwo kuvuga ngaho ni mwinigure akira ma nuko mwana wa ariko mfurange rwose ntugashimishwe no kuntera intimba dore nawe urabona ko mbyina mvamo ukwiriye kumba hafi ukankubita ingabo mu bitugu aho guhabira mu bitagira umumaro gusa aribyo yirirwamo gusoro nabiza kugeza kuki ukwiriye gutekereza gushinga urwawe ukaza ukambwira uti dore twashimanye nzaba ntumutwara undemereye cyane ubwo nzamura kubakewe na murumuna wawe rwose nzaryama nsinzire nduhuke aha niba ari ingorane zizo mfite n'inzitane naho kunyubakira ko nimubanze se bahire n'ubishaka kandi ufite n'uburyo hanyuma ukabona amahirwe azaba yahe ariko shawe nturambirwa no kuryama mu kirambi koko kumwanuko mwana wanjye byose akubwira nibyo ahubwo gerageza kubitekerezaho hakiri kare erega uretse ko ntazo ko abasore bubu bameze ubundi yagombye no kubitekerezaho tutagombye kubimwibutsa mwakire no korata cyakora kino mureba uko mu ngenzi ata ndabona umunsi ukuze ngirenge no kwiruhukira ukambaza mukandekezi ko yarangije n'urwagwa koko mukandeke karame ntibirahwana nyabu byatunganye kareme umunyarwanda yaranguye barahasibanira niba byabagombye nimundenganya ariko reka ntacyo bitwaye no kujya ibyotsa muri ubu bushyuhe ntawabyifuzaga aya mazi karame uko mwana wanjye nganze narabe reba uko navugana nabyo turakorana biratinda ye nzara yari mfite igire n'ukarabe kamugire karaba ndabankaraba oyashangwe n'ukarabe karaba kuriya muhungu yabaye atera ngwino mwihurire ugaburi wijuse bararwana Sabahire we kamugi ntabwo ushaka gukaraba ngo wegere abandi mukarabe ye abo nkarabe mwihorere se no gukaraba turarya hage mwihorere mbega wabonye bucya shanga yabo bwakeye nawe kamugi amakuru ra bifite shaka ko mbona usa n'uwarenzwe n'ibibazo wanyitegereje koko reka shaho ndeba rwose ntakomeza
data na mama bandaje ku nkeke ngo barashaka ko nzana umugore abantu bagomba no kumumpatira da ariko nubwo ntaramenye neza icyo bitekerezaho bwose ngende ndebe cyari igitekerezo gihamye ahubwo ndetse tangira wubake hanyuma so guha 8 urugira urongore rwose ubwo se urareba ukabona 8 wamara iki koko wirengagije isambu ya data ko nakwingana kandi na se bahira arawukeneye asha uko ni sambu ya so nindi ufite igiruta kuri uyu murenge uretse n'ibyo kandi se bahire ntagomba guhabwa 8 wa kabiri ibyo bamutanzeho yiga birahagije burya nta 8 rwose urenze uwo nguwo cyakora wenda burya bashobora kumuhaho ikibanza cyo kubakamo hasigaye nawe akareba ukuntu yakwirwanaho ntukemere ko bakuzingitiranye ceceka shaho rwose icyo kibazo cy'iminani nanjye kirashengura ariko kubera ubwoba ubunabuze aho mpera data nkimubaza ubwo base buzakugeza kuki niyo mpamvu rero mbona watindaye kandi so ntacyabuza na mwene nyoko yembwa buri kwezi none se shanagira n'ubukoko urebe ukwiriye kurakara nawe ukabireka kuri umuntu usera biberekane ntega amatwi rero nkubwire ndakumva rwose umuntu utaranjujubya nanjye nawe umutesi ubwo bana burushaga igishwe nuko umunsi umwe ntigira inama yo kwegera aho rukomeye uramubona aho rukomeye ndumva muzi komeza umbwire ubu musore yanyigishije gutumura ku rumogi ubwoba pe uhita butumuka na n'ubu nta muntu wari wese wapfa kumpangara urumogi numva baruvuga ariko rwose ntabwo ndarucigera koko se noneho ngo ngiye kurukwereka uje tugende ariko se nukuri koko ruganza ubwoba ari ubwo ntumbeshya urize kungana ibyo utazi urumogi koko ashwida ndakanyabada ntabwo nduzi yewe ubundi bamwe barugita icyatsi ariko njye rero uboneye agasingizo ngwite akabamfasha bandi mfara aho duhura buri munsi najye mbona iyo dukutse abantu bose bambona bagakangarana urukinya se rwaba rumera nk'itabiri tubona yampaye nka nzaramba gusa kandi urambaza iki rero shaho uko ndeba urumva ndinzega na nyana nakoze n'isegereti ku munwa none se nakwigura umugi nkarushobora ubu ngubu nta kirarengaye uretse nawe nasoburi uko ngana kuriya ntiyabyiga akabishobora harya wambwiye ko akamaro karwo arakaho ubundi amagambo abiri gusa rumara umususu rugatinyura umuntu niba gushirika ubwo bari gukubaha uko wubahaga ndumva ahubwo rutera ibisazi umva rero shaho dore tugezeyo kugira ngo wishyire amatsiko ushaka inote y'ijana si ijana uvuga ndarifite rwose yawe ndafite tugende nanjye ndaba ndebe nta kibazo tugende uramutseho rukomeye waramutse reba uko watugira sha turihuta ugize ngo reba uko watugira ye ko nabagira reba uko watugenza waramutse waramutseho mbega muraho waramutse nawe waramutse rukomeye ndeba uko nabagira no gupfa kubarebera gusa ahubwo ari wese urabura kuturushya utwaka amafaranga ariko nta n'inshuti ugira yemwe ariko nahora mbahera ubusa gusa nkazahereza none ubwo urifuza amafaranga niki sinarushya inshuti rwose nimunshakira amafaranga 200 gusa 200 ni menshi muheryazana shaka ni menshi cya 200 ni menshi koko ntabwo twayabona rwose ndababare kuko mbazi kandi sinivugurutse ni mu 400 gusa mbakarida turabura 200 tubone 400 wani muyanshakire nta kundi byagiye akinisha nawe duhe twigeragereze ye ijana gusa gapfa ko jaranye ubwo sini make fa kompereza enda ngaho fa ko kamfe kubika murashaka ko mbatekerera se reka da twitekerere mu gapapuro ashiko rwawe ntawe rugiye kugaragura muri iki gitondo rero marana kamugisha atanarumenyereye nanjye rero ntanyuye kurojego byose nabireka rero cyakora reka mbahe mukora ibibashobokeye da muri aka gapapuro gusa ko ari kamwe cyo kureba igishara nta shara ufite byo ni ibyanyu ntibindeba Inda ngo nimwitekerere sinzi uko mutekera ubusanzwe mwesha urujego da kamugi reka mutekerere maze nawe yumvire tekerera kuko ubundi nduza ari gakera aho mura karaduhaza agakantu none mwe ntimumpaye ijana gusa se
cyakora mugire vuba nahoze mbona konseye yizembazembye hano atadufata adufatira iki akatugira ate yatugira adufatira iki arakobeshya ata ntibyamuzana kandi nabwo niba yariherutswe azi turaho nigaramiye none kunkura mu gihe mereza nikongereze none nyamuneka nimugire vuba umwana w'umutu ntazi kunkura umujyi ntabwo ari rumenyerereka ntacyo bizi ibyo ntabwo nabizi ubu murashinyiriza cyane ntajye zana nkwereka niko bimera shaka niko bimera yampaye bakubonera umuheto ubundi batazi kunkura umujyi namu kantu ko nyine ko kabavugishije amangambure shaka no kubura umenyereye buriya ntiwagitangira uriho neza ariko ushaka reka ntabwo ari ukubagira dukorera gakeya zana nkarekwa ntabwo ajyana rumenyera ntabwo azapfa narumenyeye uranyishe we ngaho rero reka rukuvire rw'ibisazi kabwira jyana uwo mugenzi wawe niko bimera sha niko bimera ahubwo ubutaha uzizana ntawe ukubwiye nzajya kubona iyi njigo yanjye azayinywesha mbega ibintu bikaze mukagira imana mwe umutwe urazengurutse pepe reka inyota yose navuga wagira ngo rwose nari ikiro cy'umunyu bitishaka mu iri kisi wiriwe niko ushaka ayo maso yawe arasate none uyu munsi amaso yanjye isa kurebaho iki mpereza ahubwo amafaranga njye kwigurira agacupa k'urwagwa dore inyota iranyishe si noneho wasaze sha ndetse ahubwo n'igihumbi njye kwigurira ishati dore iyi ngiyi yacikiyeho mbona icyo njya nikinga mu bitugu mwana wa mama se uyu munsi byagenze bite ko utinyutse kuntangirira mu nzira mpereza ye mbaza ntacyo mbaza ko nta kababaro gusa cyangwa kuko ntabwo uri kubimbwira tugeze mu rugo ariko nsigaye mbona warihaye no kundangarana urirengagiza inka za data yagutanzeho zikagushiriraho ngo ukunde urangize amashuri yawe izo nka za so ntabwo ugomba kuzinyurira wazicyurirwa nande kuko data ntiyananiwe kugutangira amafaranga ngo wige kimwe nkanjye ahubwo wahisemo kwikura mu ishuri ngo ugiye gucuruza ngo nzasohoke waragwije amafaranga ibyo rwose ntitugomba kubijyaho impaka nyinshi gusa niba wemera ko data yakumariyeho inka ze ngo ushobore kwiga ugomba no kwemera ko amafaranga ukorera tugomba kuyasangira ubivuze neza ko nyakorera kuki utibeshye ngo uvuge ko dufatanya kuyakorera ndakumenyeshaga ko ntazakwemerera kuyarya wenyine ngo iki kuva ndetse sinzongera neza no kwemera ko nkuburira imyenda sijya ugiye kuba umugaragu mu rugo rwa data ikindi kandi ikinamico inshuti mwumva ibiganiro bya radiyo rwanda mwiriweho uyu mugoroba indamutsa zirabagezaho umukino witwa urumogi nyina w'urugomo mu kwandika uyu mukino yashakaga kuburira bamwe mu rubyiruko bananirwa gukora bakaririra kurya ibyo batavunikiye byababurira bakishora mu biyobyabwenge nta wakwirirwa avuga menshi
nimwiyumvire namwe uko byagendekeye Kamugisha na mugenzi we Ngayaboshya. Nyanzi. Nyanzi. Ntacyo wandebera ko numva imihogo yumyira. Ariko nawe wasetse imbabati. Kubera iki? Uzahogorora urwaga urusengereze rwose. Urusigaye urutegeza amacuti yawe hanyuma kandi uhindukire uti reba nyabuna ntubura no mu gatuma rwose. Ndumva inyota imfite pe. Reka njye kureba. Yego ye. Cyangwa ndibona mu byayi rwose. Zuba ryari rimpitanye pepe. Ntabwo yumye nyuma. Mwakira. Yeya komera. Ariko nimugire ikindi mu mbaza nta gisigaye. Reka mbaze akagacuma. Naho ndetse yusubiramo nyuma. Cyo nkondo umukobwa w'amabukwe. Dore ko Rwanda rutanyurwa cyenda waranyuze koko. Ariko nawe. Uramenya ariko nawe ntuyimuci. Eka. Umuntu rwagwa no garukebesha. Ese nyine Sebahi. Karame. Harubwo bigeze usoma hora? Ashwida. Akira mwana. Reka naraye ntacyo nahembutse. Ahubwo no kurya ntabwo nigeze ndya. Gerageza. Reka nanjye numva uzongereje. Arya mware murugore ni mugoroba. Ni mugoroba. Iyo mureka rukageza mu rukerera rwari kubinkanika pe. Aha. Iyo hose rwari kurenguka ntirube rukimirika. Uretse nibyo kandi. Nta rugiye guturitswa n'amazi inzoga yahiye ntibishoka. Rurahiye yego. Ariko mwagize ubwira gato. Gushya rurahiye. Ahubwo nuko rumaze guhora rurisubira. Nta mugabo garimo gisubi nyinshi. Nakire. Oya, hereza mukuru wawe ngo. Akira Kamugisha. Nabaye Kamugisha so yakubanza inzoga mani ndi mukuru wawe. Akira. Babarira. Ikamuru ahubwo niwe Kamugisha. Imwe mwere mu mwateye urutoki narwo shaka. Ariko mwana wanjye ntugatsibuke kuko bene iyo ngesi iranga umuntu utagira uburere n'ubwenge. Isi atakubanje inzoga ntibyagombaga kukubabaza kuko atakwanze. Wewe wiriwe mu rugo, murumuna wawe yirirwa ku gasozi koko gose yarakwiriye kubanza ndi. Erega sinavuze ko datanyanga. Gusa mu muco wa Kinyarwanda sinarinzi ko byemeye ko murumuna wanjye yabanza inzoga mpari ndi mukuru. Ako Kamugisha ntugashaye gukurana mu bintu bitari ngombwa. Rero numva ngo yirwa bitotomba ngo murumuna wawe yarakuryamiye. Yakuryamiye ati. Icyo namukuriye nananiwe cyangwa nanze kugukorera ukinsabye. Ubwo rero mbahe uburyo bwo kuvuga ngaho nimwe niguri. Akirama. Nuko mwana wa. Ariko mfurange rwose ntugashimishwe no kuntera intimba. Dore nawe urabona ko mbyina mvamo. Ukwiriye kumba hafi. Ukankubita ingabo mu bitugu. Aguhabira mu bitagira umumaro gusa aribyo yirirwamo gusa unabiza kugeza kuki. Ukwiriye gutekereza gushinga urwawe. Ukaza ukambwira utuduru twashimanye. Nzaba ntumutwara undemereye cyane. Ubwo nzamura kubakewe na murumuna wawe rwose nzaryama nsinzire nduhuke. Niba ari ingorane zizo mfite n'inzitane. Naho kunyubakira ko nimubanze Sebahire n'ubishaka kandi ufite n'uburyo. Hanyuma ukabona amahireza azaba yahe. Ariko shawe nturambirwa no kuryama mu kirambi koko. Kumwa nuko. Mwana wanjye byose akubwira nibyo. Ahubwo gerageza kubitekerezaho hakiri kare. Uretse ko ntazo ko basore bubu bameze. Ubundi yagombye no kubitekerezaho tutagombye kubimwibutsa. Mwakire. Nuko korata. Cyakora kino murebe uko mu ngenza ta. Ndabona umunsi ukuze ngirenge no kwiruhukira. Ukambaze mukandekezi ko yarangije. N'urwagwa koko. Mukandeke. Karame. Nibirahwana nyabu. Byatunganye kareme. Umunyarwanda yarwaranguye barahasibanira. Niba byabagombye nimundenganya ariko. Reka ntacyo bitwaye no kujya ibyotsa muri ubu bushyuhe ntawe byifuzaga. Yamaze karame. Uko mwana wanjye wanze narabe reba uko navugana nabyo turakorana biratinda ye. Nzara yari mfite. Igire nukarabe Kamugisha. Karabanda bankaraba. Oyashangwe nukarabe. Karaba ya muhungu yabaye atera. Ngino mwihurire. Ugaburi wijuse bararwana.
Sebahire we. Kamugi ntabwo ushaka gukaraba ngo wegere abandi. Mukarabe ye. Naho nkarabe. Mwihorere. Urano dase no gukaraba. Turarya hage mwihorere. Mbega wabonye bucyashanga yabo. Bwakeye nawe Kamugi. Amakuru ra? Bifite shaka ko mbona usa n'uwarenzwe n'ibibazo. Wanyitegereje koko. Reka shaho ndeba rwose ntakomeza. Data na mama bandaje ku nkeke ngo barashaka ko nzana umugore. Abantu bagomba no kumumpatira da. Ariko nubwo ntaramenye neza icyo bitekerezaho bwose. Ngende bike ari igitekerezo gihamye. Ahubwo ndetse tangira wubake hanyuma so guha 8. Urugira urongore rwose. Ubwo zirareba ukabona 8 wamara iki koko? Wirengagije isambu ya data ko nakwingana? Kandi na Sebahire arawukeneye. Asha uko ni isambu ya so nindi ufite iyiruta kuri uyu murenge. Uretse n'ibyo kandi Sebahire ntagomba guhabwa 8 wa kabiri. Ibyo bamutanzeho yiga birahagije burya. Nta 8 rwose urenze uwo nguwo. Cyakura wenda burya bashobora kumuhaho ikibanza cyo kubakamo hasigaye nawe akareba ukuntu yakwirwanaho. Ntukemere kuba kuzingitiranye. Ceceka shaho rwose. Icyo kibazo cy'iminani nanjye kirashengura ariko kubera ubwoba ubunabuze aho mpera data nkimubaza. Ubwo base buzakugeza kuki? Niyo mpamvu rero mbona watindaye kandi so ntacyabuza namwe nyoko yembwa buri kwezi. None se shanagira n'ubukoko urebe. Ukwiriye kurakara nawe ukabireka kuri umuntu. Usera biberekane. Ntega amatwi rero nkubwire. Ndakumva rwose. Umuru utaranjujubya nanjye nawe umutesi. Ubwo bana burushaga igishwe. Nuko umunsi umwe ntigira inama yo kwegera aho rukomeye. Uramubona? Aho rukomeye ndumva muzi. Komeza umbwire. Ubu musore yanyigishije gutumura ku rumogi. Ubwoba uhita butumuka. Na n'ubu nta muntu wese wapfa kumpangara. Urumogi numva baruvuga ariko rwose ntabwo ndarucigera. Koko se none ngo ngiye kurukwereka. Uje tugende. Ariko se nukuri koko ruganza ubwoba. Ari ubwo ntumbeshya. Urize kungana icyo utazi urumogi koko. Ashwita ndakanyagwa da ntabwo nduzi. Yewe ubundi bamwe barugita icyatsi ariko njye naruboneye agasingizo ngwite akabamfasha. Bandi mfara aho se duhura buri munsi. Najye mbona iyo dukutse abantu bose bambona bagakangarana. Urukinya se barumera nk'itabiri tubona. Yampaye nka nzaramba. Gusa kandi urambaza iki? Rero sha uko ndeba. Urumva? Ndinzega na ntya nakoze nisegerete ku muntu. None se kwigura mu gihe rushobora ngubu. Nta kirarenga ye. Uretse nawe nasobiri uko ngana kuri ntiyabyiga akabishobora. Haryo wambwiye ko akamaro karwa rakaho ubundi. Magamba abiri gusa rumara umususu rugatinyura umuntu. Niba gushirika ubwo bari gukubaha uko bahaga. Genda umva ahubwo rutera ibisazi. Umva rero shaho dore tugezeyo. Kugira ngo wishire amatsiko ushaka inote y'ijana. Si ijana uvuga narifite rwose yawe ndafite. Tugende nanjye ndabandeye. Nta kibazo tugende. Uramutse rukomeye. Baramutse. Reba uko tugira sha turihuta. Ugize nguki. Reba uko tugira ye. Ko nabagira. Reba uko tugenza waramutse. Waramutseho mbega. Muraho. Waramutse nawe. Waramutse rukomeye. Ndeba uko nabagira. No gupfa kubarebera gusa. Abwo ari wose arabura kuturusha utwaka amafaranga. Ariko nta nisho tugira. Yemwe. Ariko nahora mbahera ubusa gusa nkazahereza. None ubwo urifuza amafaranga niki? Sinarushye inshuti. Kose nimunshakira amafaranga 200 gusa. 200 ni menshi. Muheryaje nashaka. Ni menshi. Cya. 200 ni menshi koko. Ntabwo twayabona rwose. Ndababare kuko mbazi kandi sinivugurutse. Ni mu 400 gusa. Umva kandi. Turabura 200 tubone 400. Wani muyanshakire nta kundi byagiye. Akinisha na uduhe twigeragereze ye. Ijana gusa. Gapfa ko. Ijana nyine ubwo se ni make. Pfa kumpereza. Enda ngaho. Pfa ko. Kamfe kubika. Murashaka ko mbatekerera se? Reka da. Twitekerere mu gapapuro. Ashiko rwawe ntawe rugiye kugaragura muri iki gitondo. Rero marana kamugisha atanarumenyereye. Ntabwo zarumenyeye. Nanjye rero ntanyoye kurojego byose nabireka rero. Cyakora reka mbahe mukora ibibashobokeye da. Muri aka gapapuro. Kamfe kubika. Murashaka ko mbatekerera se? Reka da. Twitekerere mu gapapuro. Ashiko rwawe ntawe rugiye kugaragura muri iki gitondo. Rero marana kamugisha atanarumenyereye. Ntabwo zarumenyeye. 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 Ntabwo zarumenyeye.
se ko ari kamwe jya kureba igishara nta shara ufite byo ni ibyanyu ntibindeba inda ngo nimwitekerere sinzi uko mutekera ubusanzwe mwesha urujigo da Kamugi reka mutekerere maze nawe wiyumvire ntekerera kuko ubundi nduza ari gakera aho mura karaduhaza akantu none mwe ntimumpaye ijana gusa se cyakora mugire vuba nahoze mbona konseye yizembazembye hano adufatira iki akatugira ate yatugira adufatira iki arakoresha ate ntibyamuzana kandi nabwo niba yari horutwe azi turaho nigaramiye none kumura mu ko mereza nikongereze none nyamuneka nimugire vuba umwana w'umutu ntaze kunywa urumogi ntabwo ari rumenyerere ga ntacyo bizi buryo ntabwo nabibona ko muri ashinyiriza cyane ntajye zana nkwereka niko bimera shaka niko bimera yampaye bakubonera umuheto ubundi batazi kunywa urumogi namu kantu konyine niko kabavugishije amangambure shaka no kuba urumenyereye buriya ntiwagitangira uriho neza ariko ushaka reka ntabwo ari ukubagira dukurura gakeya zana nkwereka ntabwo ajyana rumenyera ntabwo azapfa narumenyeye uranyise we ngaho rero reka rukuvire rw'ibisazi kabwira jyanwa mugenzi wawe niko bimera sha niko bimera ahubwo ubutaha uzizana ntawe ukubwiye ure nzajya kabona injirwa yazayinywesha mbega ibintu bikaze mukagira imana mwe yega umutwe urazengurutse pepe reka inyota yose navuga wagira ngo rwose nari ikiro cy'umunyu bitishaka mu iri kisi wiriwe nikushaka ayo maso yawe arasate none uyu munsi amaso yanjye isa kureba kuki mpereza ahubwo amafaranga njye kwigurira agacupa k'urwagwa dore inyota iranyishe si noneho wasaze sha ndetse ahubwo m'igihumbi njye kwigurira ishati dore iyi ngiyi yacikiyeho mbona icyo njya nikinga mu bitugu mwana wa mama se uyu munsi byagenze bite kutinyutse kuntangirira mu nzira mpereza ye mbaza ntacyo mbaza ko nta kababaro gusa cyangwa kuko ntabwo ari kubimbwira tugeze mu rugo ariko sigaye mbona warihaye no kundangarana urirengagiza inka za data yagutanzeho zikagushiriraho ngo ukunde urangize amashuri yawe izo nka zaso ntabwo ugomba kuzinyurira wazicyurirwa nande kuko data ntenewe kugutangira amafaranga ngo wige kimwe nkanjye ahubwo wahisemo kwikura mu ishuri ngo ugiye gucuruza ngo nzasohoke waragwije amafaranga ibyo rwose ntitugomba kubijyaho impaka nyinshi gusa niba wemera ko data yakumariyeho inka ze ngo ushobore kwiga ugomba no kwemera ko amafaranga ukorera tugomba kuyasangira ubivuze neza ko nyakorera kuki utibeshye ngo uvuge ko dufatanye kuyakorera ndakumenyesha ko ntazakwemerera kuyarya wenyine ngo iki kuva ndetse sinzongera neza no kwemera ko nkuburira imyenda sijya ugiye kuba umugaragu mu rugo rwa data ikindi kandi ugomba no kumpaye kugura inkweto singiye kuzapfa rwa bushishi ejo muri wakaragiye mu kimene cy'icupa kikamuca ikirenge tetanosi ntari tetanosi sinabizi igahita yinjira mu gikomere maze ikamukura ku isi urarushywa n'ubusa pe rahira sha urumva rahira kuko nta na kimwe nshobora kumva urarushywa n'ubusa n'ibintu urimo uvuga nta na kimwe nshobora kumva umva niba ushaka ko twumvikana uzabanze wiga ikinyabupfura naho ubundi nari sanzwe nibwiriza nkagukorera byinshi utagombye kugerekaho niyo nyuro yose ese sha niba ugiye gusengera rwose wanjyanye wambwiye tukajyana umva ko yabaherekeza
kuko yabaye gusengera kuki ubishyira imbere nkaho hari ikizu ubibonamo reka nkubise nkubona nigendere sha uragiye sha uragiye kuko ntacyo umaye sha genda ariko urambura sha ambawe mwiriwe sebahi bitewe nuko utashye kari nkokora nje munga kamugisha yantangiriye mu nzira arancujubya ati musize inyuma hari ariko noneho banza hanzweho n'abazima ndetse nta no gushidikanya ubanza nawe yizeye kunywa urumogi ariko mwana wanjye ntugatere mwene nyukubwa ngo iki ndamutera urubuga kamugisha utihanganira ko n'umwotsi w'itabiri tuzi umutumukiraho yahangara ate gutumura kuri ibyo biyobyabwenge rwose nyamara nta rubwo amutera mu mwanya se we ntabageze ahangaha ubundi ubusanzwe